Nongere mbasuhuze nanone tugeze ku isomo rya gatatu rivuga ku miririmbire. Ndacyari Niyitegeka Eric Neric Pro. Nanone ndacyashimira Director Darren Pro urimo kudufasha kuri kamera. Iri ni isomo rya gatatu ku bijyanye n'imiririmbire. Uyu munsi turavuga ku bijyanye no guhumeka. Mbibutse ko niba utarakora subscribe kuri iyi channel wayikora. Hanyuma niba hari abantu uzi bakeneye gukora iyi myitozo no kwiga kuririmba, wabaha link bagakora subscribe. Byaba ari byiza ku ruhande rwacu no ku ruhande rundi. Mbibutse kandi ko dukorera Kimisagara ku Ntaraga. Ushobora gukenera ko tukwigisha ibi bintu turimo tuvuga live turi kumwe, waza tukabigukorera. Ukeneye ko tugufasha assessment cyangwa kugukurikirana utaje hano, nabwo watwakira kuri WhatsApp 078 24 220 43 tukagufasha. Uri hanze dushobora kukwigisha online nabyo nta kibazo. Hanyuma uyu munsi turaza gutangira ikintu kibanze cyane gikomeye mu miririmbire cyitwa breathing, guhumeka. Birasaba ko mwitegereza hano ukumeze, inda yanjye isa nkaho iri flat, iringaniye. Hanyuma tugira ubwoko bune bwo guhumeka bufasha ijwi ry'umuririmbyi. Ubwa mbere tubwita abdominal breath, abdominal breathing mu Cyongereza. Ni ukwinjiza umwuka ku buryo inda iza imbere, hari abashaka kubyoroshya cyane bakabyita ko ari ukwihagisha. Dusubiramo: kwinjiza umwuka muri wowe, inda ikaza imbere. Icyitonderwa hano, uba ukwiriye gukora ku buryo igice cyo hejuru kiguma hamwe, chest, igituza kiguma hamwe, cyo kidakora umuvumo. Na feri yo kwinjiza umwuka no kwiyongera kw'inda. Bituruka kuki? Winjiza umwuka ugasa nkaho umanura igice cyitwa diaphragm, uko kimanuka inda ikaza imbere. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo guhumeka, hanyuma bufasha umuririmbyi. Uburyo bwa kabiri ariko butari bwiza, butari na ngombwa, ukwiriye kwirindwa mu gihe cyo kuririmba, ni uguhumekera hejuru. Mu Cyongereza tubyita high breath. Gutya. Urabona ko ubwabyo kubikora ntabwo biha stabilité y'umubiri muri rusange. Bituma bya bice birimo ibihaha, birimo diaphragm, birimo phalanx na larynx bisa nkaho bidafite stabilité, bitameze neza cyangwa bihungabanye ubwabyo. Uburyo ntabwo ari bwiza. Hanyuma uburyo bwa gatatu, iki gice kiri hano ni uguhumeka ukinjiza umwuka ku buryo hano haza gutya, hakaba hanini, wawusohora hakongera hakakwegera. Uburyo bwa kane busa nkaho bugoye cyane, ariko iyo mwakoze imyitozo buraza. Ni uguhumeka ku buryo iyi colonne vertébrale, urutirigongo, rujya inyuma winjira umwuka. Kubera ko higanjemo amagufwa yo muri kote imbavu cyane, ibyo ntabwo umuntu yahita bibona cyane, ariko ugomba gushyiraho ikiganza cyangwa urutoki, hanyuma ugasurika umwuka ku buryo wumva ko iyo muvoma yakozwe. Hanyuma umuntu akwiriye gukora imyitozo ijyanye no guhumeka akora uburyo butatu: abdominal breath, lower rib cage expansion, ni backbone expansion. Hanyuma akagerageza no kubuhuza bwose, akabuhuriza hamwe. Murakoze cyane. Nitwa Niyitegeka Eric Neric Pro. Ndabakunda. Iri ryari isomo rya gatatu. Mu isomo rya kane tuzatangira icyitwa pitching. Muzajya mwihangana, ntabwo hari amagambo menshi y'Ikinyarwanda mu muziki, kubera ko umuziki Abanyarwanda batagize amahirwe yuko nibo ba mbere bawugaragaza. Amagambo menshi ari mu Gitaliyani, kubera ko Abataliyani benshi nibo bagize igihugu cy'Ubutaliyani muri rusange, n'ibice bindi barimo Abaroma, nibo bagize amahirwe yo kwitirirwa ko bashyizeho amaterama y'umuziki.
ubwo rero ubutaha tuzatangira ikintu cyo kumva inota rimwe kuri piano cyangwa gitari cyangwa ikindi gikoresho cy'umuziki icyo ari cyo cyose, umuririmbyi akagisubiramo. Ni urugendo ruba rutangiye rwo kurema amatwi yumva umuziki, yiyongera kuri aya matwi asanzwe yumva message zisanzwe za hano ku isi. Murakoze.